ikaze kuri uyu muyoboro jidesi uburyohe bw'imyandiko aho ugiye gukurikirana icyanga cy'amagambo ari mu mugani wa Ngunda ndetse n'uko burya ugiye Iburyasazi Azimira Nzima mbese ari mbisi. Reka twanzikire ku mugani wa Ngunda igice cya mbere. Habayeho umugabo akitwa Ngunda. Uwo mugabo yari icyago, yari ishyano, yarigize Nyiranda. Uko yaryaga ni nako yahingaga rubona yose agakubitaho na musasu. Iyo niyo yari isambu ye, ndetse ngo imisozi y'u Rwanda ni amabimba Ngunda yashingaga. Uwo mugabo yari afite n'imirima ku Nyundo ya Bugoyi. Arakunyarukira ashaka umugore, akaba umukobwa wa Gacumu. Arongera ashaka undi, akaba umukobwa wa Mirenge ku Ntenyo. Ashakiraho n'abandi 4, bose bashyika 6. Ukuntu yaryaga nta mugore umwe wajyaga kumubumba. Umunsi umwe Ngunda aribwira ati ngiye kwa databukwe kumuha umubyizi. Ngunda arakugendera no ku Ntenyo abwira kwa sebukwe ati munkwikirira amasuka 50 njye kubaha umubyizi. Kwa sebukwe bakaba abakungu, amasuka barayakwikira barayamuha ajya guhinga. Atangirira mu Rugondo ahinga Ntenyo yose, abirinduka mu Kinyoro kwa Byakuza 10. Ngunda agakubita isuka hasi 2, ubwa 3 akazamura agafuni. Ngunda amaratyo amasuka yose ntiyasiga n'imwe, abona guhingura. Nuko wa murima Ngunda ahinze Mirenge awuherezamo abatezi. Abatezi bakorera kubura hasi no kubura hejuru, barihata cyane ariko ubuhinge burabananira. Mirenge abibonye ati uyu muntu waduhingiye atya natwe tumuhembe. Babaga ingumba kabombo, bashesha amafu, bavomesha amazi yo kuvuga imitsima, benga n'amayoga menshi, ndetse n'abaturanyi bazana amazimano. Inyama zimaze gushya n'imitsima imaze kuvugwa, bazana ibidasesa badendezaho inyama, bazana n'imbehe nyinshi zuzuye umufa, bakwiza ibibindi by'inzoga mu nzu yose, amarobe y'imitsima bayuzuza ibyibo n'amakangara. Byose bamaze kubitunganya, bahamagara umukwe wabo ngo aze afungure. Maze bamuha amazi arakaraba, bamubitsa mu nzu ararya. Muramu we abarira ko amaze kurya, amushyira amazi yo gukaraba. Ngunda amubonye aramubwira ati genda uzi ko iyi nka nyitonoye, abahungu bayiriye bariye nk'iryoshye. Kwa Mirenge bumvise iryo jambo barumirwa. Mirenge abwira umugore we ati dore umukwe wacu ntawatereye kandi yadukoreye. None tabaranya uzana kari gasigaye mu mwongere n'izindi nzoga, jye icyampa ngo yijuti rya none. Nuko Ngunda bamushyira ukuguru kwari gusigaye, bamuzanira n'inzoga. Koko rero niyo yari akigera mu mahina yo kurya, agakaraga irobe ry'umutsima akariyongobeza. Imikarago y'umutsima ikabisikana n'intongo z'inyama n'umufa, byose akabivundiranya akaroha mu nda. Ngunda akagira umuheha witwa Ruvunabataka, yaba awukubise mu kibindi cy'inzoga akagisoma umusumwe akaba arakonoje. Nuko amaze kurya asohoka yimyoza ngo ntacyo ariye. Nyamara ubwo yaramaze ingumba yose wenyine, kandi bamuhaye n'ibibindi by'inzoga nabyo biguze inka. Byose arabitsemba, agenda abibogekeye mu ibondo rimwe. Nuko kwa sebukwe baramuherekeza arataha, basigara batangarira inda nini ya Ngunda. Dukomereze muri Ngunda igice cya 2. Ngunda abaho abiciro ry'imigani. Rimwe amaze guhaga ariyumvira ati harya ngo mu Rwanda nta muntu wahwanya nanjye kurya. Mwe ni koko, dore nawe ibi biryo byose mumaze mu mwanya muto, nyamara byatetswe mu minsi 6. Ariko garubanda no kundenganya barandenganya. Njya rimwe gusa mu cyumweru, ariko bo bakarya kenshi buri munsi. Kandi nta muntu n'umwe twahiga mu guhinga cyangwa kubasha indi mirimo. Yego ndarya, ariko uko ndya ni nako nkora. Ubwo sindi igisambo uko bamvuga, ahubwo ndi umugabo igihangange, ndetse kandi gaye umenya Ruganzu yahingishije. Ese icyatumye atandarika ni iki? Henga muhime njye kumuvumba. Ngunda ageze kwa Ruganzu ati gahorana amashyo n'ingoma Nyagasani. Umva ikinzanye Nyagasani, nje kubaramutsa no kubafunguza. Numvise yuko ngo mwahingishije, nyoberwa icyababujije kundarika, kandi muzi ko nta muntu n'umwe wandusha guhinga. Ibyo Nyagasani ntacyo bitwaye, mupfe kumvumbya gusa. Ruganzu ati koko nanjye sinzi uko byandenzeho,
ndakuzi kuri ubu uba wahamaze wafatiriye n'ahandi, ariko se nari kubona inzoga ziguhagije n'inda yawe niyiziye, ndetse n'ubu banza ntari bubone izo nkuvumbyaho ngo mbone n'izihaza abahinzi banjye. Ngunda ati nanjye sinaguhemukira, reka kumvumbya pfa kunsogongeza gusa nigendere, nzaba nza kuvumba ikindi gihe cyangwa se uzanyitumirira. Ruganzu ati Ngunda se ningusogongeza ko nzi isogongera ryawe ntuzinogozamo abahinzi banjye bagaheba, ngaho ntibajye kukwereka ariko uramenye. Ntuzinogozamo abahinzi banjye bagaheba, ngaho ntibajye kukwereka ariko uramenye. Ngunda ati ndasogongera gusa mba nkuroga, ndetse mfite urugendo, iyo mungirira vuba nkareba uko natwazira izuba. Ruganzu ati umunyanzoga ntumuzi, genda bagusogongeze ngiye kureba abahinzi. Ngunda ati yewe sha, shobuja arambwiye ngo sogongeza ku nzoga. Umunyanzoga ati nabumvaga, ariko se ntuntamaze, dore usheshe akanguhe, dore inzoga ngiziriya singombye kukugenda mu nyuma, ndi muri rwinshi enda umuheha. Ngunda ati oya wihorere, nifitiye uwanjye ruvuna abataka, nawe ukuye mu ishyamba nkawugendana mu ruhago kuko ntamenya gusomesha iyindi miheha. Umunyanzoga ati nuko rero genda, uri umuntu mukuru wibwire. Ngunda agarutse, umunyanzoga ati mbe Ngunda ko wijuse cyane ubigenjeje ute? Ngunda ati navuye imuhira abagore banjye bamaze kungaburira, kandi no gusogongera ko ndasogongeye da, ahubwo genda urebe. Umunyanzoga ati yewe ndumva ibikaba binkuka ngiye kureba. Ngunda wenyine tabanyanzoga baba bapfuye, ubundi yari asanzwe ayobewe imizogongerere yanjye, yabaga yazaga ahubwo tukajyana, si ibyo guhembuka ariko rero byiburanisha akanyota. Ubwo Ruganzu yarebye yemera ko njya gusogongera, azirikana ko nta nzoga nyinshi afite. Umva ko ndi umunyanda nini, umunyanda nini ntiyanga kugawa, kandi simpemutse sinakoze ukundi atambwiye, yambwiye ngo nsogongere nanjye nasogongeye sinyoye. Ubundi bwo buriya buyoga bubiri nibwo yarateze abahinzi. Henga ndetse nigendere, sinashobora kumva imivumo y'abanyanzoga, twahubirana yanyica, kandi gakoko ndahemutse. Nguriya arahindukiye, mbega umujinya afite, emwe ndahemutse, emwe sura uruda rwanjye rwananiranye. Umunyanzoga wenyine ati cyago yagiye, aramaze nanjye sinashakaga kurebana nawe, bahungu se mbigenze nte? Ruganzu ndamubwira iki? Abahinzi nibahingura ndabakwiza he? Ndamenya nihisha he? Ararinkoreye Ngunda, ndahebye ntawizigira rubanda. Ruganzu ntagira umwaga, ariko rero ntabura kumbwira nabi, birakwiye kandi nimubona ko arakaye ndapfa kumusaba imbabazi, ahubwo izo nzoga nzazisubizeho ubwanjye. Mana y'u Rwanda urampe gukira irya none. Ruganzu ati mbe Ngunda iyo nda yawe ko yafoye cyane aho ni amahoro? Ngunda ati nyagasani ndasogongeye gusa, none se nari kugira ukundi mutantegetse? Ndetse ndabasezeraho kuko mfite ubwira, nasize umugore wanjye aniha, ndagira ngo njye kureba ko yaba yaruhutse. Ruganzu ati nuko genda amahoro ariko uramenye. Ngunda ageze hirya ati nyagasani abimuhira ntibamvugira nabi, murangirira imbabazi, muzirikane ko inda yanjye yantannye, nasogongeye gusa ariko ahari nacengesheje, nibibababaza ahubwo nzariha. Ruganzu ati genda rwiza, icyo ushaka kuvuga ndacyumva, abahinzi banjye urabakoze, ninsanga wazimaze umenye ko uzariha nkazo kabiri, kandi ntuzasubire kungarukira mu rugo ukundi, kereka ku munsi nagutumiye kumpa umubyizi ukaba igihano cyawe. Burya koko inda nini icura uwayihaye, uburana urubanza rw'inda ntatsindwa. Ngunda igice cya gatatu. Ngunda ageze imuhira asanga umugore we umukobwa wa Gacumu yabyaye, nuko Ngunda atera kwa Gacumu kwaka ibihembo. Aragenda abwira Gacumu ati umukobwa wawe yarabyaye ni mu muhembe. Maze ayungamo ati ndabona yagirwa na biriya bigega byombi. Ibyo bigega bikaba binini cyane, barabimuha bagira ngo ntari bubashe kubitwara. Agira kimwe arakikorera, ikindi aragihagatira. Icyo ahagatiye aba agikiranuka mu irembo, atangira kugihekenya. Agifatana umukunguri, agihekenya ngoma yose, agihekenya impinga ya Nyarubaka, akizana mu gitare, agifatana murambi agihekenya, agisingirana ikangoma yo kwa Mpamarugamba, agikubitana mu gakoni kwa Nshozamihigo agihekenya, azanya amagana yose agihekenya, aterera impinga ya Muyange, ageze ku Kinyogoto udukenyeri aratujugunya. Ngunda yadukira ikigega yari yikoreye aramunga.
icyo ngicyo cyo akirya umwanya muto kuko imisaya yari imaze kumenyera, maze agikura ku mutwe agitwara mu ntoki, agitangirira mu bihana kwa mugunguje, akinyurana mu ngoro ngari agihekenya, akirengana sazange, asingira kinkanga, buhimba yisiga mu kuboko kw'ibumoso, igihe ageze mu gikirambwa kwa nyiracunda ajugunya ubujunde bw'udukenyeri munsi y'inzira. Ariko inyota ntiyareka agera iwe. Umusozi arawucuba, asanga umushumba adahirira inka ze, amusaba amazi yo kunywa. Umushumba ayamuha mu gicuba cyuzuye. Ngunda ayabunda intama imwe, yongeza andi, nayo amubera iyanga, ntiyashira inyota. Nuko wa mushumba aramubwira ati nazanywe no gushokera inka zanjye, sinazanywe no kukuhira. Wa mushumba acaho ajya gushoza inka ze hirya. Nuko Ngunda igikenya yicara ku kibumbiro, arakinywa, aragikamya. Ajya mu kindi kibumbiro nacyo aragikonoza, arigata ibyondo byo mu isoko. Ngunda amaze kunywa amazi yose yo mu bibumbiro no mu iriba, ajya mu ibuga araryama, agarika umwogo w'inda. Umushumba amanukana inka ze, aroye mu kibumbiro, asanga ahumye kera, nuko inka ze zirarumanga. Wa mushumba akebuka Ngunda haruguru ye, aravuga ati dore ruriya rudigi henga nze turugabane. Arakunyarukira amukoza agacumu mu ibondo, bya bizi yanyoye na bya bishaka yatemaguye birahomboka, byose biva mu nda ya Ngunda, bimanuka ku musozi, biwucamo ibikuku. Nuko icyo gihangange gipfakishwe n'inda nini. Kuri ubu Ngunda aba afite abantu benshi bamukomokaho, ariko yamaze gupfa, abagore be bajya gushaka amazu, bajyana n'abana babo. Abo bana barabarya inka se, babura ibibatunga, bapfa uruhondobero bishwe n'inzara. Inda nini yishe nyirayo. Ngibyo ibya Ngunda. Dukomereze mu mugani wa Nyiranda. Hari umwana w'umukobwa akitwa Nyiranda. Yari yarajujubije ababyeyi be, bamusiga ku rugo akiba inzoga cyangwa amata, bamubaza uwakoze ibyo ati simbizi, kandi ibintu ari we babiyogoje. Bagira ngo babitse ibiryo by'abana bato akabirya, nyina yamubaza akavuga ko atazi uwabyibye. Bityo mbese ugasanga igihe cyose uwo mwana akunda gukorakora, kunyukura utuntu twose, gupfundura inkono n'ibindi. Iherezo ariko baza kumutahuraho iyo ngeso. Ako kamenyero yari yarafashe akiri muto kaza kumuviramo ingeso atazikura. Ababyeyi be ntako batagize ngo bayimuceho, ariko bikaba guta inyuma ya Huye. Ndetse yamubayemo akarande. Ababyeyi be, rubanda, abo bigana bose baje kumenya ko Nyiranda agira akaboko karekare. Mu museso wa kare ababyeyi be baramubyutsaga ngo ajye mu ishuri. Aho rubanda akabaduka atagombye kugundira ikirago nk'uko abana bamwe bakunda kubigira. Nyiranda agakaraba, agatima kari ku biti by'amacunga byari iruhande rw'inzira yanyuragamo ajya mu ishuri. Ndetse n'adahishije yapfaga guca, bigatuma akererwa ishuri. Umwarimu yamubaza icyamukerereje, Nyiranda akamusubiza ko ababyeyi be bari bamutumye, mbese ari n'umwarimu we, ntawamenyaga aho Nyiranda akerererwa. Iherezo mwarimu wa Nyiranda nawe aza kumenya ingeso ye. Ababyeyi be bo bari barayitahuye kera, kuko bari basigaye bamugenzura. Bajya kugera aho bajya bagakinga inzugi zose, akarusigara inyuma. Umwana atangira kunanuka kubera gushukura. Yaryaga ibyo bamugaburiye ntibimubuze kugira umururumba, ntahage, agahora ahagaritse agatima. Umunsi umwe nyina aza kwibagirirwa imfunguzo imuhira. Nyiranda azibonye ati natanzwe. Agufatira imfunguzo vuba vuba akibaguza, maze kugira mu nzu aho nyina yakundaga kubika ibintu, ahumira ku gikombe cyuzuye umuti wari ugenewe kwica isazi, atereka mbanze nirenze aka gakombe mbone kwitonda. Nanjye ndoreye aho mama ngejeje no kunkingirana kwe. Mu gihe atangiye kugotomera, nyina barakinguye. Nyiranda akubitwa n'inkuba. Nyina amukubise amaso ataho murabona, sinakubwiye ubusambo bwawe. Ubwo burozi urabukizwa n'iki? Wari uyobewe ko ari umuti so yazanye wo kwica isazi? Mbese ubundi urinda kwiba ari uko wabuze icyo urya? Hari undi tuvunikira utari wowe? Uri inteza rubwa. Nuko nyina atangira gutabaza abahise n'abagenzi, ashaka uwamurangira umuti wo kumurutsa. Muri bo haboneka umwe w'inararibonye, amurangira amata h'umuti, amutegeka kumuha menshi ngo yijute. Bakimara kuyamuha, umwana arushaho kugira iseseme no kumererwa nabi mu nda, nuko sinakubwira acisha hasi no hejuru.
nyamara ariko ntibyamubuza gukomeza kumererwa nabi, amara igihe kirekire atajya mu ishuri, arahira kuzongera kurya icyo adahawe. Ngibyo iby'inda nini ya Nyiranda. Reka duhinire kuri uyu mwandiko ugira uti ugiye Iburyasazi azimira Nzima cyangwa azimira ari mbisi. Kera habayeho umukobwa bamushyingira Iburyasazi. Nyirabukwe agize ngo aramuhereza isazi yatetse, nyiramama wanjye aranga ngo iwabo ntibarya isazi. Bukeye nyirabukwe yenda akabya ashyiramo isazi, arapfundikira atereka ku ziko. Ahamagara umukazana we aramubwira ati mwana wanjye, ngo utwo tuboga twa sobukwe uramenye ntudushirire, ucanire neza, ngo n'umunyu uze gushyiramo, twe tugiye guhinga kure. Nuko nyirabukwe yegura isuka akurikira abahinzi mu murima. Wa mugeni ahera ko yegera iziko aracanira. Isazi zimaze guhwana, igihe cyo gushyiramo umunyu kigeze awushyiramo, ageze aho yenda agati akozamo, ararigata ngo yumve uko bimeze. Akojeje ku rurimi yumva biraryoshye. Atereka akabya hasi, akomeza gukozamo agati arigata. Akabya kamaze guhora, araterura arumika ku munwa, rwumira n'ubwo. Nuko yigungaho, agakono kamwumiye ku munwa. Igihe cy'amahingura kigeze, birashyira nyirabukwe araza. Ageze mu rugo ahamagara umukazana we ati mbe nyamwari. Undi yitabira mu gakono ngo ngwino nture. Nyirabukwe ageze aho yinjira mu nzu, asanga agakono kumiye ku mukazana we, aratangara ati byakugendekeye bite? Undi abura icyo avuga. Nyirabukwe akamukuraho, aragenda azana izindi sazi arateka, ashyiramo umunyu. Igihe cy'ikaraba kigeze, ntiyirirwa abaza umukazana we, amuhereza amazi arakaraba kuko yari azi ko yavuye ku izima. Nuko ashyira aho ngaho bararya. Ngaho aho umugani wakomotse ngo ugiye Iburyasazi azimira Nzima cyangwa azirya mbisi. Ngicyo icyanga cy'amagambo akubiye muri iyi myandiko Ngunda, Nyiranda ndetse n'ugiye Iburyasazi azimira Nzima. Nta handi wasanga ubwo buryohe uretse ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Wibyihererana, bibwire n'abandi nabo biyumvira icyanga cy'amagambo agize iyi myandiko, ariko bibuke gukora subscribe, comment, like na share, bikomeze bigere ku bandi benshi cyane. Naho ubutaha.